murakoze kunyakira. By'ukuri ngiye nitwa Tuyizere Jimmy, nkaba narabonye provisoire inyukuye muri iki kigo Skills Driving and Language School. Nkaba nifuje no kubaha ubuhamya kugira ngo n'undi wagira ubushake nawe yaza nyine bakamufasha, kubera ko n'abantu batanga serivisi nziza. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwanjye rwo gushaka provisoire, ni urugendo rusa naho rwarimo utuntu tw'utubogamizi ukuntu, ariko nabashije kubona ubufasha. Impamvu uvuze ngo hari harimo imbogamizi, nababwiye nk'imbogamizi nagezemo njyewe, naje gushaka provisoire narangamuntu mfite. Bamfashije kuyibona, uburyo bamfashijemo nabwo reka mbongeremo nihuta kugira ngo muze kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo naraje ndiga, ngeze igihe cyo kujya gukora n'izi minsi 3, ngeze igihe cyo gukora barambwira bati ntabwo ushobora kujya gukora narangamuntu ufite. Mbabwiye ko nayo mfite, barambwira ngo dushobora kugufasha ukagenda ukadekara irangamuntu yawe, tukaguha ibaruwa ikohereza ukajya gushaka irangamuntu. Barabimfashije, mbikoze birakunda. Ubwo naragarutse niga undi munsi, ndumva yarabaye iminsi n'indi kwiga, ngiye gukora provisoire mpita nyikuramo ku buryo bunyoroheye, kubera ko ibintu banyigishaga narabyumvaga, n'abantu batanga serivisi nziza nabikunze. Uwo kugezana n'iyi saha nahise nifuza no guhita nkomerezaho mpite mashakira na perime, kubera ko nabonye abantu bagira serivisi nziza. Ubwo rero narangiza nshishikariza buri muntu wese wakifuza kuba yakigiga washaka provisoire cyangwa se perime, yabagana nabo bakamufasha, kubera ko n'abantu batanga serivisi nziza. N'ikimenyimenyi nanjye nemeye gutanga interview kubera serivisi nabonye. Murakoze.